Ni amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avugwa muri siporo. Ni weekend itaha tariki 22 kugeza tariki 23 z'ukwa kane uyu mwaka ni Mata, hateganyijwe umwiherero w'abanyamuryango ba Ferwafa. Abanyamuryango bamaze iminsi ku rubuga bahuriyeho basaba ko bakwicara hamwe bagakemura ibibazo byinshi biri kuvugwa mu ishyirahamwe ryabo. Reka mbere y'uko nkomeza iyi nkuru, reka ngushimire wowe ukomeza kubana natwe, utwereka urukundo rwawe kuva tukiri 5MTV1 kugeza aho izina rya cano ihindutse ikaza kuba cano yitwa Verite TV. Ni amakuru akomeza kugenda avugwa muri siporo. Ni inama y'abanyamuryango ba Ferwafa yaje kuba itumizwaho igitaraganya, ariko ni nyuma y'uko abanyamuryango ba Ferwafa bakomezaga kugenda babisaba. Mbere gato nanone yuko nza kuba mbaramburira iyi nkuru, reka mbanze mbabwire ku munsi wa 26 wa shampiyona uko imikino izakomeza. Ntitwakwibagirwa ko muri iyi weekend shampiyona rwose izaba ikomeza. Reka mbanze mbakubite update y'uko imikino izaba imeze ku munsi wa 26 wa shampiyona mu minsi 30 igize shampiyona y'u Rwanda. Ni tariki 15 z'ukwa kane, ubwo ni ejo bundi. Gorilla FC saa sita n'igice izacakirana na Etincelle, naho APR FC nanone kuri ino tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane izaba yakiriye Gasogi United ku isaha ya saa 9 zuzuye. Kiyovu Sport izaba yakiriye AS Kigali ku isaha ya saa 9, ni umukino w'ishyiraniro. Rwamagana City izaba yakira Musanze, azaba ari saa 9 zuzuye. Naho tariki 16 bukeye bwaho Mukura izaba yakira Marine, naho umukino uzaba saa 9 zuzuye. Naho Espoir izaba yakira Sunrise, izaba ari saa 9. Bugesera naho yo izaba yakira Rayon Sport ku isaha ya saa 9, na Police FC yakire Rutsiro ku isaha ya saa 9. Ni uko nguko umunsi wa 26 wa shampiyona uteganyijwe. Gusa tubibutsa ko APR FC bageze ku munsi ubwo umunsi wa 25 yasoje umunsi wa 25 iri ku mwanya wa mbere n'amanota agera kuri 52. Kiyovu Sport ifite amanota 50. Gusa ni abenshi bakomeje kuvuga ngo bishobora kunganya amanota, ariko APR FC izigamye ibitego byinshi kurusha Kiyovu Sport. Ku mwanya wa gatatu rero hari Rayon Sport kuri no munsi wa 25 wa shampiyona n'amanota 46, aho yasizwe cyane. Ku mwanya wa kane ni AS do Kigali n'amanota 42. Ku mwanya wa gatanu ni Police FC n'amanota 39. Ku mwanya wa gatandatu ni Gasogi United n'amanota 37. Ku myanya eshatu ya nyuma hari ku myanya, reka tufate imyanya eshatu ya nyuma. Ku mwanya wa 16, reka dore ku mwanya wa 16 hari nawo mwanya wa nyuma hari Rutsiro n'amanota 18. Ku mwanya wa 15 hari Marine n'amanota 13. Ku mwanya wa 14 hari Rutsiro n'amanota 21. Ku mwanya wa 13 hari Sunrise n'amanota 25. Ni amakipe abiri cyangwa se atatu ari mu manegekani, Espoir, Marine ndetse na Rutsiro bishobora kuba bimanuka. Ni rwose nibitaza kuba abyisubiramo cyangwa se bashiremo imbaraga, baraza kuba bamanuka rwose bagiye mu cyiciro cya kabiri. Ni inama ya Ferwafa y'abanyamuryango ba Ferwafa nk'uko twari tumaze kuba tubibabwira. Ni inama iteganyijwe ku itariki ni inama rwose iteganyijwe ku itariki ya 22 kugeza tariki 23 Mata y'umwaka.
ni inama abanyamuryango rwose bari bamaze iminsi babisaba. Abanyamuryango ba Ferwafa, ubwo nimvuga abanyamuryango ba Ferwafa bumve ko ari bose uko ari 16 amakipe agize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se bakina shampiyona. Gusa icyo ugomba kumenya, hari abanyamuryango ba Ferwafa bari bamaze iminsi batari ku rubuga, basubijweho ndetse n'abatabaga ku rubuga rwabo nyine barugarutseho bose. Banamenyeshwa ko bafite iyi nama. Ni inama bivuga ko ishobora kuzafatirwamo imyanzuro igiye itandukanye ku kibazo bahurizaho bose. Ni ikibazo bahurizaho, ikibazo cy'imisifurire, ikibazo cyo kudashyira hamwe kwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nk'uko bigenda bikomeza kugenda bivugwa, n'amakuru akomeza agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse na bimwe mu bikorwa bigenerwa abanyamuryango bitabageraho. Ni byinshi bizaganirwa muri ino nama ya Ferwafa y'abanyamuryango ba Ferwafa rwose izaterana tariki 22 kugeza tariki 23. Ni inama yitezwemo izafatirwamo imyanzuro myinshi kandi ikomeye, igomba kuzafasha amwe mu makipe akomeye n'andi yemwe ari hasi aba afite intege nkeya. Reka ngushimire tuba twabanye kugeza ku musozo w'iyi nkuru, unakanda subscribe. Nagushimiye.